impamvu rero twabyegereje umutima natwe turi kubitura urukundo n'ineza bagiye batugirira, niyo mpamvu ubona tubirimo cyane. Nshishikariza n'abakunzi b'abahamya, nta na rimwe tujya tubahamagara ngo badutenguhe. Ubu rero turi kuri Nyamirundi bose turabasaba guhaguruka mu mbaraga zishoboka zose, zaba iz'amasengesho ariko cyane cyane iz'ibifatika, kugira ngo twubake ruriya rusengero, noneho ubutaha tuzajya gukoreraho igitaramo tudakorera hanze. Ntabwo twifuza yuko hazagira umuntu ubura muri iki gitaramo. Intego y'igitaramo irazwi, buri wese azaze yabitekerejeho kugira ngo dufatanye. Muzaze rero tubane n'igitaramo giteguye neza, kirimo amakorari meza. Muzaze twishimane kandi dufatanye kubaka. Murakoze. Abahamya babidufashijemo icyo gihe kandi cyagenze neza, n'umusaruro wavuyemo niwo wahagaritse inyubako ikaba igeze kuri Rento. N'ubu rero nabo nibo ba nyiri igikorwa ba mbere, nubwo tubibafashamo. Messengers turiteguye cyane, baraniteguye nabo. Reka mvuge ngo bariteguye kubera ko ndi muri bo, ariko ndi n'uw'inyamirundi. Bariteguye cyane kuza kunshyigikira no kumfata, kuntera ingabo mu bitugu kugira ngo kwa sogokuru babone aho basengera. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Umugoroba mwiza wo kuri tariki ya 28 z'ukwezi kwa 7 2025, aho muri uyu mugoroba tugiye kugirana ikiganiro n'itangazamakuru kuri gahunda yiswe Haguruka Twubake Inzu y'Uwiteka Nyamirundi Concert. Uraza kumenya Nyamirundi dukeneye kubaka ni hehe, kandi uruhare rwawe rwa buruhe, kuko turi kumwe n'ababidusobanurira mu buryo burambuye, tukamenya impamvu yabateye gutegura iyi gahunda ndetse n'igitaramo nyirizina bari gutegura. Muri kano kanya rero abo ubona kuri pano bagiye kutuganiriza, ngewe uvuga nitwa Celestin Habimana, ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Turi kumwe na Emmanuel Muragijimana, wavukiye, wakuriye, uzi byinshi Nyamirundi n'imigisha yahakuye. Yabasuhuza. Murakoze umunyamakuru, ndabashuje. Nibyo koko nitwa Emmanuel Muragijimana, navukiye hariya kugeza ku myaka 15 narahabaye mu buryo buhoraho. Rero twagira ibihe byiza, bya bindi umwana ibyo yigira hasi akiri mu myaka miyo mito, byose niho twabyigiye i Nyamirundi. Uyu munsi uba Nyamirundi, hano i Kigali bahe? Uyu munsi ndahaba ariko ku mutima, ariko fizikuma mba hano i Kigali, nkaba nduye kwirebero. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bernardine Ishimwe cyangwa se Bena, no muririmbyi muri korali Abahamya ba Yesu izabiri no muri kino gitaramo. Bena nawe wasuhuza abakurikiye ikiganiro. Murakoze cyane, ndabasuje mu izina rya Yesu, ubuntu n'amahoro bya Kristo bibane natwe. Amen. Turi kumwe na Niyitegeka Eliezer, nawe nuhagarariye umuyobozi wa korali Abahamya ba Yesu, nawe turamwakiriye muri kano kanya. Eliezer. Urakoze cyane Celestin. Nitwa Niyitegeka Eliezer, abamuhagarariye umuyobozi wa korali Abahamya ba Yesu, nanjye nkaba ndi umuririmbyi muri korali Abahamya ba Yesu. Nkaba nishimiye cyane muri uyu mwanya kongera guhura n'abakunzi bacu muri iki kiganiro, aho turi muri gahunda ya Twubake Inzu y'Uwiteka ya Nyamirundi. Urakoze cyane. Turi kumwe na Festus. Uravuga ati ndi umwuzukuru, ndi umwana w'Abanyamirundi, nawe turi kumwe muri kino kiganiro. Festus, kaze. Murakoze. Mazina yanjye nitwa Niyonagize Festus. Ubusanzwe ndirimba muri Messengers Singers,
ariko mfite ababyeyi banjye baturuka i Nyamirundi nkaba ndi umwuzukuru. Urakoze cyane tugerageze kongera amajwi kandi turi kumwe na Claude Mugiraneza ni umuyobozi wa korali Inyenyeri z'Ijuru y'Imahembe mu ntara y'Ivugabutumwa Mahembe Nyamasheke. Nawe turakwakiriye Claude. Murakoze, nitwa Claude Mugiraneza, umwe mu baririmbyi ba korali Inyenyeri z'Ijuru. Nishimiye uyu mwanya. Murakoze cyane. Abo rero nibo baratuganiriza ibibazo byose wibaza cyangwa n'ibyo abanyamakuru bibaza mu mwanya wawe, baraza kuguha ibisubizo mu buryo burambuye. Aba nabo turi kumwe kuri pano tugiye kubana. Mbere yuko twinjira muri kino kiganiro, nkuko mubizi nk'abizera dutangirana n'isengesho tugasoza n'isengesho. Akaba ariyo mpamvu nsabye Elda Emmanuel Muragijimana kugira ngo dusengere hanyuma twinjire mu kiganiro. Haguruka twubaka inzu y'Uwiteka Nyamirundi concert mu buryo bwimbitse. Murakoze, turabashimiye. Gatwubaha Imana dusenge. Mana Nyagasani waremye isi n'ijuru n'ibirimo byose, turagushimye. Tugushimiye umwanya uduhaye wo kugira ngo tugutangaze iki gikorwa cyo kubaka inzu yitiriwe izina ryawe Nyamirundi. Turagusaba rero ngo iki kiganiro kigende neza kandi kigere kubo kigenewe bose, ari abanyamakuru ari natwe tugiye kugitanga. Udufashe nitugera ku musozo turakomeza guhimbaza izina ryawe. Amen. Ngaho rero iki gikorwa tukigushyize imbere, uzakiyobore cyane cyane kuko kigamije kugira ngo izina ryawe ryogere hose. Murakoze, ibyo byose byatugira akamaro, byatuma iki gikorwa kigera ku musozo neza. Biduhere mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka dushimire Elda Emmanuel Muragijimana udufashije akaturageza Imana mu isengesho. Twinjira mu kiganiro, ni ikiganiro gifunguye, ni ikiganiro kandi kiribanda kuri iyi ngingo. Bamwe banareba no kuri imbere kuri pancarte, kuri flyer. Haguruka twubaka inzu y'Uwiteka Nyamirundi concert tariki ya 9 z'ukwa 8 2025 saa 8 ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Kigali Bilingual Church. Reka ntangire mbaza na bagenzi banjye ubwo barakomeza. Kuki murajwe inshinga ni gahunda ivuga iti haguruka twubaka inzu y'Uwiteka Nyamirundi concert? N'ahandi bashobora kuba bakeneye gusenga, ariko mwe kuki mwabishyizemo imbaraga? Habaye iki? Turibaza ngo Nyamirundi byarabananiye, none muzanye imbaraga zanyu. Muduhe situation y'urusengero uko bimeze kugeza uyu munsi, mutwinjize muri kino gitaramo. Murakoze munyamakuru. Iyi gahunda iradushishikaje cyane cyane nkuko twagiye tubivuga. Nyamirundi niho tuvuka. Njyewe babwira nahamaze imyaka 15 mpaba umunsi ku wundi saa ku yindi. Kuri iri torero niho nakiriwe muri urwo rusengero, kuko ababyeyi banjye mbega n'abana sogokuru na nyogokuru n'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Nakiriwe rero muri uru rusengero, niga mu bana, noneho ntangiye n'ishuri rya primaire, niho nigiye kuva umwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri, ndetse ho habaga na biriya nursery school, sibye ko kera bayitaga ibinyoni. Nursery school twarayize, twiga rero n'umwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri mbere yuko tujya mu bindi bigo. Twaboneye rero, twahigiye byinshi, twahaboneye umuco mwiza. Izo nyigisho zose twahafashe zatubereye inkingi mu byo naho duhagaze ubu ngubu, turabikesha izo nyigisho n'imico myiza twahaboneye. Ibyo rero bikadusunika, bikadutera kugira ngo urusengero twabayemo none rukaba rwari rumaze gusaza, byaduteye imbaraga n'ikiniga kubona nta rusengero hari. Byaratubabaje cyane. Rero ubwo twamaraga kumva ko tugomba kubaka urwo rusengero,
twaratangiye twari tugeze kuri Rendo, ariko nyine abantu bose ni ukunganirana, ari ababyeyi bahasigaye ari n'abavandimwe bahasigaye bakoze uko bashoboye kose, bari bageze kuri level ya Rendo. None bibaye ngombwa ko kuko ari ibintu byose iyo abantu bafatanirije hamwe bashobora kubigeraho kandi batavunitse cyane. Niyo mpamvu rero twashatse kugira ngo tumenyekanishe iki gikorwa, kugira ngo hamenyekane iki gikorwa cy'inyubako yatangiye, none imirimo kabe yarahagaze, ariko ubu tugashaka kuyisubukura kugira ngo tugeze ku musozo, ejo hatagira ucika uvuga ngo yaracikanwe cyangwa se ngo ntiyamenye iby'iki gikorwa. Cyaba igiterane cya mbere twakigira i Nyamirundi, ari nacyo cyaturuye iyo nyubako ikaba yarigeze ahigerera. Tukaba rero muri ino minsi twaravuze tuti reka twegere n'abanyakigali, ariko kubera Inyakigali habaho n'iri koranabuhanga, tubishyire ku ikoranabuhanga, n'abandi bagenzi bacu bari muri diaspora babyumve bibagereho, noneho inzu yitiriwe y'Imana dushobore kuyubaka, tuyisoze, tuyitahe ku mugaragaro. Mbega nibyo byagiye bidutera imbaraga kugira ngo dufate iyi gahunda yo kugira ngo twubake inzu yitiriwe Uwiteka Nyamirundi. Murakoze. Florent Dutier. Murakoze. Mbere ya byose, mbere yuko mbaza, nuko umuhati mubishyiramo kwa kundi tujya tuvuga tuti Imana rwose cyagiye izabyibuke, kuko nicyo tubifuriza natwe. Kuko mwarabifashe mubigira, natwe turi kwiyumvamo nk'abantu bavuka cyangwa se buzukuru b'Inyamirundi nka Festus, kubera ukuntu bigaragara ko mwahagurutse n'umutima wose n'iki. Ariko hari amakuru nifuzaga ko mudusangiza. Ubundi ubu ngubu urwo rusengero rufite abakristo bangahe? Rufite abakristo bangahe? Kugeza ubu ngubu n'abakristo bangahe? Ese ubateranira munsi y'ibiti? Ese mudusangize n'amakuru ajyanye n'ukuntu hateye, bitewe n'ari amateka mugeze kudusogongezaho, n'abantu badukurikiye kuri kamera bayumve, bumve n'impamvu zirenze imwe zituma mushyira izo mbaraga zose kugira ngo amateka y'Imana yakoze hari ahantu koko n'inyubako isengerwamo Imana ihubakwe mu buryo koko bufatika bufite ireme. Murakoze. Murakoze Flora. Twe mu gihe cyacu ubundi hari amatorero abiri, no kuvuga Gatolika na Eglise Gatolika n'Abadiventiste. Cyane cyane ngiye muri icyo gihe nahabaye kugeza ku myaka 15, ayo niyo madini yarahaganje. Kuba rero abantu tuvuge umurenge, icyo gihe ari nk'imirenge bitaga imirenge ya kera, yari mito ariko yari igeze nko kuri 4, na madini abiri yarahari. Kuba bari ndetse Abadive akaba ari bo bari benshi, kubera ko Abagatolika kare ibyo bita centrale, ntago yari paruwasi nkuko bayizi. Rero nyuma hagiye haza andi madini make, ariko abantu benshi nubwo hari abagiye muri ayo madini, ariko n'ubundi barakiyumvamo ko ari Abadiventiste. Navuga rero ko abantu benshi bahariya, iriya torero rifite abizera benshi, kuko urusengero rwari ruhari rwajyagamo nk'abantu hafi 1000. Ni urusengero rwubatswe kera, hafi kuva muri za 70, muri za 75, kuva muri 75
rwari rumaze gusaza. Yego bari baragiye baruvugurura, ariko mu minsi ishize muri nyuma ya 2015 hari n'ibindi bikorwa byagiye bihabera. Tuvuge nka muzehe wanjye yarapfuye, abantu b'imihanda bose baza kumushyingura, haruzurirana cyane biraye. Gusa nawe yari yaravuze ko tugomba kubaka urundi rusengero rushya, aranabitubwira ko tugomba kubigiramo uruhare. None rero icyo gihe haje kugira ngo bamusezereho, niho habaye abantu benshi batangiye gutekereza uko twakubaka urusengero Nyamirundi. Rero nubwo urwo rwari ruhari, twabitangiye mbere atari no kuvuga n'izi gahunda yaje yo gufunga insengero, twatangiye kurwubaka mbere, tubona ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo rwubake. Ubu twari twarubatse urusengero ku buryo hazajya haberamo n'amateraniro makuru. Igishushanyo kirahari, wenda mwazana gishyiraho ku rubuga. N'ahantu rero hanini, ni urusengero rwari rufatika, rwari rugezweho, rwujuje n'ibisabwa byose nk'uko babitangira uburenganzira bwo kubaka. Wavuze ati aho hantu hateye gute? Nyamirundi navuga ko ni umwigimbakirwa, island, umwigimbakirwa ni akantu k'agasozi gasa n'agashoye mu kiyaga cya Kivu. Ubu ni mu murenge wa Nyabitekeri, akarere ka Nyamasheke, intara y'Iburengerazuba. Hanafite n'amateka, cyane cyane hamenyekanye ku ngoma y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Icyo gihe Rwabugiri ndetse n'umwamikazi Murorunkwere baje kuhakambika. Icyo gihe bari gutegura, umwami yari ari gutegura igitero cya mbere cyo gutera ku Ijwi. Bateka ijabiro aho bita mu Kigabiro. Ubu nyine ako akagari ni ko urusengero rwubatseho, ni akagari ka Kigabiro. Naho hantu umwami yari atetse n'umugabekazi hitwa ku Kigabiro, niko n'ubu hakitwa. Icyo gihe rero yari afite, umwami yaherekejwe n'ishyo ry'inka ryagiye ku Mwaro, ku kiyaga cya Kivu, ahitwa ku Macukiro. Aho ku Macukiro inka zari nyinshi, zanahamaze n'igihe kirekire, ku buryo n'amase bahise bahita nyine Icukiro, ikirunda cy'amase, ku buryo n'ahantu hera cyane, n'ubutaka bwabo bwabaye ifumbire. Rero ayo Macukiro iri muri Nyamirundi, kuko aho ngaho hari n'umudugudu witwa Nyamirundi. Aho rero Macukiro ubu ngubu hari mu ahantu ndangamurage igihugu cyagiye kidantifiya kigena ko aha hari ahantu ndangamurage hagomba gutegurwa, hakazakorerwa ibintu nyine amateka azajya yibukirwaho. Muri make rero nayo mateka yaho, ariko n'amateka y'itorero arahari. Ni itorero rya Nyamirundi ryahanzwe mu 1952. Murumva ko rifite amateka. Umupasiteri ubwo hagiye haza cyane abarimu, noneho haza kuza umupasiteri wa mbere, ndumva abantu benshi mumuzi, yitwa Yosefu Bikirumurame. Niwe aje gufungura iyo ntara ya Nyamirundi. Muri make numva ari ayo mateka ya Nyamirundi. Murakoze. Umuyobozi arakoze kudusobanurira. Nitwa Theophile. Ikibazo ndaza kukibaza ku ruhare rw'amakorari. Sinzi ubwo uko ndabona hari Festus, hari Bena, hari Claude.
uruhare rw'amakorari cyangwa se uruhare rwa buri korari muri kino gitaramo haguruka twubake inzu y'Uwiteka Nyamirundi, ni ruhari iki? Twababonye muri uyu mwambaro mwiza ugaragaza ko turi kwitegura inyubako, mwiteguye inyubako. Ndagira ngo mutubwire ku ruhare rw'amakorari cyangwa se ku ruhare rwa buri korari. Hari abahamya, hari inyenyeri, hari messengers. Ubwo muraza kutubwira uruhare rwa korari muri iki gitaramo rwo ni uruhe? Murakoze. Murakoze. Wenda buri korari iraza kubona umwanya wo kugira ngo bisobanure, ariko igitaramo cyose kirimo korari, korari ni ababwiriza butumwa bakoresheje indirimbo. Buri kibwirizwa cyose kiritabirwa. Twebwe rero muri urwo rwego twahisemo kubikomatanya. Hari ikibwirizwa cy'indirimbo n'ikibwirizwa kizatangwa na Pasiteri Apollinaire. Tukaba twarumvaga rero igiterane gihuriyemo nk'amakorari bizarushaho kumvikanisha iki gikorwa tugambiriye cyo kugira ngo twubake inzu yitiriwe y'Uwiteka i Nyamirundi. ngira ngo ubwo wenda twahera kuri Eliyezeri waje uhagarariye abahamya ba Yesu, ku ruhare rwabo uburyo nabo bari kwitegura n'iki gitaramo kiri ku itariki ya 9/8/2025 Kigali Bilingual Church saa 7. Tunakomereza no kuri Claude Nyenyeri no kubandi turabageraho. Rakoze Celestin. Korari abahamya ba Yesu Turabasaba kongera ijwi. Korari abahamya ba Yesu, uyu mwanya dufite ibyishimo bikomeye cyane ku bw'itorero rya Nyamirundi. Itorero rya Nyamirundi ni itorero ritegura iki gikorwa cyo gutangira inyubako. Korari abahamya ba Yesu twakoreye igitaramo cya mbere mu bufatanye rero bw'itorero rya Nyamirundi n'itorero rya Muhima tubarizwamo intara ya Muhima. Abahamya ba Yesu twishimira cyane ubufatanye bwa korari abahamya ba Yesu n'itorero rya Nyamirundi. Uyu mwanya rero twaje ahangaha mu rwego rwo kugira ngo twongere tubwire abafatanyabikorwa bacu n'inshuti zacu ko ubu ngubu igikorwa dushyize imbere ari igikorwa cyo kubaka inzu y'Uwiteka Nyamirundi Kosante. Tukaba tubashishikariza ko bagomba kuzaboneka muri iki gitaramo kizaba ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8 hariya Bilingual Church. Tukaba twifuza cyane ko buri wese yabigira ibye. Nk'uko nabibabwiye, mpagarariye umuyobozi wa korari abahamya ba Yesu, nkaba nshinzwe social, ariko nkaba mbarizwa no mu ishami rimwe ry'abafatanyabikorwa ba korari abahamya ba Yesu. Akaba ari muri ubwo buryo rero uyu mwanya wa none twishimiye cyane, dushimishijwe cyane n'iki gikorwa twatangiye. Tukaba twahisemo ubu buryo bwo kugira ngo tukimenyekanishe, tumenyeshe abantu bose ko tugitangiye kandi twifuza kuzafatanya nabo. Imana duhana umugisha. Rakoze Claude Nyenyeri z'ijuru. Murakoze. Ndi hano mpagarariye korari Inyenyeri z'ijuru. Nyamirundi turahazi, ni iwacu, ni mu rugo kuko tubarizwa ahantu hamwe, ni mu karere k'iwacu. Iki rero ni igitaramo tumaze iminsi tuzi, n'intego yacyo turayizi, bivuze ngo imyiteguro yacyo tuyirimo kandi cyane. Nk'uko intego y'igitaramo rero ivuga ni ukubaka. Iyo natwe niyo ntego dufite, ni ukubaka inzu y'Imana y'itorero rya Nyamirundi. Ni kubw'izo mpamvu rero turi hano ngo tubwire
inshuti zacu aho ziherereye hose ari n'ahangaha mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo, tubabwira ngo baze badushyigikire twubake inzu y'Uwiteka y'Itorero rya Nyamirundi. Byibura natwe iwacu i Nyamasheke hagaragare insengero byibura zubatse neza nk'uko umuyobozi yabisobanuye. Ni urusengero bigaragara ko ruzaba ari urusengero rw'icyerekezo rujyanye n'iterambere. Rero ntabwo twifuza yuko hazagira umuntu ubura muri iki gitaramo. Intego y'igitaramo irazwi, buri wese azaze yabitekerejeho kugira ngo dufatanye. Muzaze rero tubane n'igitaramo giteguye neza kirimo amakorari meza, muzaze twishimane kandi dufatanye kubaka. Murakoze. Murakoze cyane, ngira ngo abandi turaza kubageraho ku bindi bibazo. Rero mbere ya byose yewe mbanje gufata umwanya wo gushimira abantu bavuka i Nyamirundi. Imana ibaha umugisha, batekereje ikintu cyiza cyane. Ntabwo ari bo gusa baba bavuka, usanga bavuka ahantu kure, ariko ugasanga hari abantu baba bavuka kure, ariko ugasanga niba barageze mu mijyi itandukanye. Aba bantu b'i Nyamirundi abenshi barimo gushishikariza abantu kubaka, ntago bahatuye, ngira ngo bagiye banabibibwirira. Ariko kuba umuntu azirikana ahantu yavukiye, akazirikana ahantu hari ababyeyi, hari abavandimwe, hari inshuti, akaba azirikana icyo kintu, nabyo ni urukundo. Imana ibaha umugisha, ndabibashimiye cyane. Kuko bo aho basengera ubu ngubu, bamwe bagiye basengera ahantu hari n'isengero zikomeye, hari n'abataba mu Rwanda, ariko ubona bifatanije n'abandi gushishikariza abantu kugira ngo uru rusengero ruzuzure. Rero ndashimira mwebwe cyane, nanashimira Imana yabahaye izo mbaraga, ariko n'umuntu wese waba akurikiye iki kiganiro akareba ubwitange abantu b'i Nyamirundi bagize mu kugira ngo iki gitaramo kizagende neza turi gutegura, bagatumira amakorari meza abantu bakunda, ndetse bakanitanga cyane kugira ngo abantu bazabe bahari nabo ubwabo ukabona ko babifitemo imbaraga. Imana ibaha umugisha. Ikibazo cyanjye rero ndimo kwibaza, ndakibaza uriya muyobozi w'i Nyamirundi. Iki gitaramo cyateguriwe mu mujyi wa Kigali nibyo, kandi mu buryo bugaragara nibo bagiteguye. Ese baba barashyizeho ubuhe buryo ku buryo abantu bazaza bazicazwa, kuko urumva ntibahatuye? Ese bazaba bari n'ahangaha? Ese ni mwebwe ubwanyu muzatoranya uko abantu bari bwicare cyangwa muzabicaza? Icyo nshatse kuvuga ahanini ni nka protokole y'igitaramo, ukuntu abantu baje mu gitaramo baba bashaka abahageze kare ngo bica. Iyo gahunda ya protokole iteguye gute? Izaba imeze gute? Ikindi, ese hari korari cyangwa se n'ubundi buyobozi buzava i Nyamirundi, cyangwa n'ubundi nk'uko mwatubwiye ko mutahatuye, ni mwebwe muhagarariye iki gikorwa kuzageza kirangiye? Nicyo kibazo nari mfite, niba hari ubuyobozi buzava hariya, ndetse n'abantu bazabafasha, cyangwa se na korari, cyangwa se n'ubundi niba ari mwebwe muzakomeza gukurikirana iki gikorwa kugeza kirangiye. Arakoze Odette, ngira ngo wenda tugitwarire hamwe n'iki Festus aze kukidufashaho. Abato b'i Nyamirundi ibi babyakiriye gute? Babigize ibyabo nabo cyangwa ni ibyabo muri ya myaka twabonye mu cya 950 na kangahe kugera mu cya 990? Ese urubyiruko narwo rwagize ibyabo kuba bakubaka inzu y'Imana Nyamirundi? Murabwiye hari igiterane cya mbere cyabereye i Nyamirundi ku rusengero rw'i Nyamirundi. Abahamya babidufashijemo icyo gihe kandi cyagenze neza, n'umusaruro wavuyemo niwo wahagaritse inyubako ikaba igeze kuri Rento. N'ubu rero nabo nibo ba nyiri igikorwa ba mbere, nubwo tubibafashamo, ariko nabo baba bashatse ko tubigiramo uruhare bakabidusaba, noneho tugashobora kubayoborera aho batashoboye kugera. Ubu rero
uko hariya kuri KBC Kigali Bilingual Church birateguye neza, ibintu byose biri ku murongo. Tuzaba dufite protocol, tuzaba dufite gahunda uko izabikurikiranye, byose biri ku murongo. Wenda nabwo tuzagira igihe ko kuyisangiza n'abantu bose bireba. Ku byerekeye abazava i Nyamirundi, bazaba ari benshi, bazaza bafite na korali, nabo bafite korali nayo iririmba neza. Numva bazabona umwanya nabo wo gushyiraho indirimbo imwe cyangwa ebyiri, noneho twese dufatanyirize hamwe. Ariko igikorwa ntabwo ari ukuvuga ngo ni twebwe, ari twebweho banza kitanagira n'izo mbaraga, nuko bo baturi inyuma batubwira bati, badusunika ati mudufashe, hari ahantu mwarahabaye. Nabundi ati twebwe nk'uko mwabivuze, nyuma y'imyaka 15, mu myaka 15 nagiye muri segonderi, twagarukaga tukamara ibyumweru 2 ubundi tukagenda. Ikindi gihe maze nk'imyaka 10 nabwo njyayo nkamara y'umunsi umwe. Rero igikorwa ni icya bariya bakifitemo uruhare rukomeye, kuko ibyinshi birebire, ibyinshi gahunda nyinshi n'isaba ubushobozi, nubwo tubunganira ariko nabo babigizemo uruhare. Igikorwa rero ni icyabo, nibo bakigenewe, kandi n'abitsinda rigaragara rizaba rihari kandi rizigaragaza. Murakoze. Njyewe rero buriya no mu bwana bwanjye nabaga i Nyamirundi. I Nyamirundi niho nakiriwe mu rusengero. Ntabwo nahamaze igihe kinini, nyine ni amateka nanjye bambwira ko ariho nakiriwe. Rero byaranyuze cyane kuba urusengero nzi twasengeyemo, nasengeyemo nanjye, rwari urusengero. Kera insengero zaho barubakaga, bakubaka ahantu twicaraga ku bintu bya sima. Stili n'ubu wenda uretse kuba bari kuvugurura, kuba tugiye kubaka urundi rusengero nibyo byari bikirimo. Apana ku imbere, ahubwo intebe z'abizera ziriya twita amaba, zo zari amasima, niyo twicaragaho, ugashyiraho agakeka cyangwa agasambi, akaba ariko bicaraho. Rero kuba natwe turiho, navuga ngo abajenizi nk'uko imvugo z'iki gihe zivuga, twumva ko aho twavukiye cyangwa aho iwacu bakuriye harashaka ko haba urusengero rw'intangarugero. Abantu bose tuziranye bavuka muri biriya bice barabyishimiye cyane, kugira ngo at least nibura muri kiriya gice cya Nyamasheke haboneka urusengero rw'intangarugero. Ikindi ni proje, itari proje ntoya, ko ni amateka tubwira ko kugeza umunota nk'uko leta y'u Rwanda yabishyize mu bikorwa mu kugenda bafunga insengero zimwe na zimwe. Muri kiriya gice cya Nyamirundi ndumva nimba ntibeshya ari urusengero rumwe ruri gukora gusa, sibyo? Urusengero rumwe muri iyo ntara yose. Urumva ni ikintu kitari cyiza cyane. Rero icyo nararikira urubyiruko, abo tungana, abanduta, nuko bazaza, cyane cyane abavuka i Nyamirundi, inshuti zabo, abavandimwe, kuzaza tugashyigikira umurimo w'aho ababyeyi bacu baturuka, kugira ngo nibura ntituzajya tujya no gusura abasogokuru na ba nyogokuru bacu ku isato, tujye tubona n'aho dusengera, kuruta uko twajyayo tukumva tugiye no gusengera mu rugo, ntabwo twagiye no kubona n'abandi bantu ku rusengero. Ibyiza ni uko baza tugashyigikira umurimo w'Imana, urusengero rwo ku ivuko rukubakwa. Murakoze. Festo, tutarakuvaho unaririmba muri Messengers. Yego. Are you ready to perform?
wavuze nk'umwana w'inyamirundi ariko reka tukoze no nk'umuririmbyi. buriya rero hari umugano mu kinyarwanda ntajya amenya ukuntu bavuga ngo sinzi ngo ikurya ikurundarunda impyisi y'iwanyu kurya ikurundarunda. urumva rero ntabwo twaba tujya gufasha mu bandi ngo twebwe nitugerwaho twibagirwe. Messengers turiteguye cyane, baraniteguye nabo, reka mvuge ngo bariteguye kubera ko ndi muri bo ariko ndi n'uw'inyamirundi, bariteguye cyane kuza kunshyigikira no kumfata kuntera ingabo mu bitugu kugira ngo kwa sogokuru babone aho basengera. Urakoze. Mu gihe nsanga Umurinzi TV kugira ngo adusubize ndabaza Bena, nabonye yarabyegereje umutima cyane, namubonye yamamaza akantu ga trending ku ma social media yamamaza. Bena, kuki iby'inyamirundi wabyegereje umutima cyane cyangwa no kwamamaza bisanzwe? Urakoze. Mukanya Umurinzi TV nawe arahita abaza. Murakoze cyane. Nkuko babibabwiye ndi umuririmbyi wakorera abahamya ba Yesu. Twe rero nkakorera abahamya ba Yesu, Nyamirundi habaye nko mu rugo. Juste ni mu rugo. Tugiyeyo inshuro irenze imwe, ariko nimba ari ahantu twagiriye ibihe byiza ni Nyamirundi. Igihe cyose twagiyeyo twagendaga ari vendredi tukaza dimanche. Abantu b'inyamirundi ni abantu beza. Batwitagaho, batwekaga urukundo. Apari y'ibyo ngibyo, navuga ngo abantu b'inyamirundi ni abantu bacu, kuko no mu bayobozi bacu abamambure bacu nka perezida w'abamambure no aturuka Nyamirundi. Impamvu rero twabyegereje umutima, natwe turi kubitura urukundo n'ineza bagiye batugirira. Niyo mpamvu ubona tubirimo cyane. Nshishikariza n'abakunzi b'abahamya, nta na rimwe tujya tubahamagara ngo badutenguhe. Ubu rero turi kuri Nyamirundi bose turabasaba guhaguruka mu mbaraga zishoboka zose, zaba iz'amasengesho ariko cyane cyane iz'ibifatika, kugira ngo twubake rwa rusengero. Noneho ubutaha tuzajya gukorerayo igitaramo tudakorera hanze, kuko ubushize tujya gukorerayo concert urusengero rwabaye rutoya biba ngombwa ko tujya gukorera hanze. Rero turasaba abakunzi bacu, abantu nkuko bagiye babivuga, baze twubaka urusengero ubutaha tuzakorera mu rusengero runini, n'abahasengera juste n'abahakikije babone ko hari umurimo mugari abantu baturutse Nyamirundi bakoze, kandi natwe tubigizemo uruhare. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Ndagishimana Ributeri. Nge icyambere nuko manza gushima abantu b'inyamirundi kubw'igitekerezo cyiza bagize cyo kubaka urusengero. Ntago ari iby'ubu gusa, niyo tugiye mu byanditswe byera tubona yuko abahanuzi babikanguriraga abantu, ndetse umuhanuzi Hagayi nibwo yacyahaga abantu babwira ati mbese birakwiriye ko mwibera mu mazu bitabashwa urusengero ukaba umusaka. Ni byiza rero kubw'intambwe mwateye muvuga muti uru rusengero rwari ruhari rurakuze, ariko reka dushyireho urujyanye n'igihe. Igitaramo biragaragara ko kiri ku itariki 9 ukwezi kwa 8 2025. Birashoboka ko icyo gihe cyagira hari uwari ufite iryo shyaka ariko ubushobozi bukanga, akavuga ati ariko mu mpera z'ukwezi hari icyo nzagusha, cyangwa se nyuma yaho ese nababaza nti gutanga inkunga bizarangirana na kiriya gitaramo, cyangwa hari ubundi buryo muteganya ku buryo n'uwabona nyuma hari cyagushije hari icyo yagenera urwo rusengero. Murakoze. Urakoze cyane. Nibyo koko natwe tuzirikana ko iki giterane twateguye hari ubwo kwira tariki bitahura na gahunda ya buri wese, ariko ashobora kuba afite umutima mwiza wo gushaka gufasha. Rero isezerano umuntu asezeranye tuzashobora kubikurikira, tugashobora hari gahunda tuzagenda twandika abantu baduhaye isezerano, kimwe nuko nuzaba uduhaye inkunga ku kanya yayibonye tuzayakira. Umuntu rero ari uzaba uyifite uwo munsi yayizanye bizaba ari amahire, ariko nuteganya kuyiduha mu gihe cy'ukwezi amezi 2 nawe tuzayakira
tuzakomeza kubimufashamo kugira ngo dukurikirane uko iyo nkunga yageraho kandi igakora icyo yateganijwe. Uburyo rero bwo gutanga inkunga hari buragaragara kuri screen, ariko hari konti ya banke, hari konti ya banke ifunguye muri Equity, nababwira na nimero yayo 40 10 20 05 33 255. Nayisubiramo 40 10 20 05 33 255. Hari na momo kuri nimero 0788 30 61 45. Izina ni Muragijimana Emmanuel. Hakaba ni CFMS, nayo ubanza akanyenyeri 517 akanyenyeri 2 akanyenyeri 65 117, ubundi hagakurikiza amabwiriza. Ubundi n'uwaba afite uyu mwanya acyumva iki kiganiro, si ngombwa gutegereza kuri iriya tariki. Wenda ayafite yahita yashyira kuri iriya konti, cyangwa akayashyira kuri iriya momo cyangwa CFMS, kugira ngo uriya munsi nugera azabivuge gusa ko yakoze iki gikorwa, abantu babyumvira aho ngaho banamushimire. Murakoze. Nubwo buryo tuzakoresha. Hari uwaba afite ako kanya inkunga akayitanga, ariko n'icyo gihe utazashobora no kubikora kuri banki, kuri memo no kuri CFMS, yanatanga na kashi. Hari uburyo buzaba buhari uzakira kashi, noneho twe tukayashyira kuri banki cyangwa ku rundi rubuga nk'uko twazisobanuye. Murakoze. Tugana ku musozo, ndashaka kubaza ikibazo mpereye kuri Elda. Kugeza ubu hakenewe inkunga ingana iki? Hanyuma ndasaba buri wese uri hano muri aba bandi bari ku mwanya wo kutuganiriza kurarika, kugira ngo ku itariki ya 9 z'ukwa 8 2025 nta gukererwa Kigali Bilingual Church tuzahurireyo, kandi buri wese ufite icyo yakora wese azaza kizanye. Murakoze. Kugeza ubu kugira ngo rwa rusengero rwuzure neza nk'uko byateganijwe, ofisi, washroom n'izindi facilities zose ziba ziri ku rusengero ruzitiye, amapave naho pasiparumu zijya, ibyo byose bikoze, byose birasaba amafaranga miliyoni 115 z'amafaranga y'u Rwanda. Ntabwo ari menshi. Ubwo bimaze gukorwa n'ibingana iki? Ibimaze gukorwa bihuye na miliyoni 36, kuko bigeze kuri rento, noneho akiyongeraho izo 115, urusengero rwose rukaba rwuzuye. Reka tubere kuri Claude mugira neza. Niki rero musaba abantu kuri iyi tariki, tuze turirimbe, tuze dutanga inkunga, dutahe tunezerewe kuko twagize uruhare mu murimo w'Imana? Murakoze cyane. Nkuko nabivuze, mpagarariye korali ndirimbamo Nyenyeri z'Ijuru. Turi hano ngo tubararike abantu muri kudukurikirana, turabararitse ngo muzaze dufatanye kuri iyi ntego y'urusengero yo kubaka urusengero rwa Nyamirundi. Intego iragaragara, buri wese azaze yabitekerejeho, yabiteguye kugira ngo uru rusengero rwuzure. Birumvikana birasaba imbaraga, bisaba imbaraga z'ubushobozi. Buri wese rero turabararika muzaze dufatanye muri iki gitaramo, turushaho gukora umurimo w'Imana. Murakoze. Murakoze cyane. Bena Ishimwe. Murakoze cyane. Nk'uko nabivuze, natwe nka korali Abahamya ba Yesu turararika abakunzi bacu, inshuti, abavandimwe,
kugira ngo nk'uko basanzwe badutera inkunga mu bintu bitandukanye uko dusanzwe tubahamagara bakitaba n'ubu ngubu muzatubabarire mudushyigikire natwe tujye gufatanya n'abanyamirundi kubaka urusengero rwaho. Ikindi navuga inshuti zanjye ndazirarika ku cyanjye giti kugira ngo ibi bintu tubigire ibyacu, kandi cyane cyane turabinginga turabasaba kugira ngo uru rusengero mu zindi nyinshi twagiye dufatanya kubaka narwo mudutize amaboko kugira ngo narwo turuzamure, maze ubwo Yesu Kristo yenda kugaruka nabyo bizabe muri bike bizandikwa ku makamba yacu. Murakoze cyane. Amen. Festus. Murakoze. Nanjye mpagarariye Messengers, ngiye kuba mpagarariye Messengers. Turatumira inshuti zacu kugira ngo bazaze dufatanye kubaka urusengero. Ntabwo umuntu uzakora ku murimo w'Imana azigera na rimwe yicuza, kuko ingorano zo zirahari. Niyo atabona ingorano mu isi, nubwo ndi siriko no mu isi azazibona, ariko n'iz'ijuru azazibona. Rero abakunzi ba Messengers n'abakunzi bandi makorari tuzaba turi kumwe, ikaze kugira ngo dufatanye kubaka umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Eliezer. Murakoze cyane. Nk'uko nabivuze, mpagarariye umuyobozi wa korari abahamya ba Yesu Shyaka Joas, utabashije kuboneka kubw'impamvu zitandukanye yagiyemo, ariko nawe akaba yari yishimiye kuba ari kumwe namwe n'inshuti zacu dukunda kandi dusanzwe dufatanya mu bikorwa byinshi by'umurimo w'Imana. Itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi rya Nyamirundi, urusengero rwaho birakwiriye yuko rwubakwa nk'uko umuyobozi yagiye abigarukaho. Korari abahamya ba Yesu ni bamwe mu bafatanyabikorwa b'itorero rya Nyamirundi, nk'uko nabo ari abafatanyabikorwa ba korari abahamya ba Yesu. Akaba ariyo mpamvu twongera kurarika abafatanyabikorwa bacu kugira ngo muri iki gikorwa cyo kubaka inzu y'Imana, inzu y'Uwiteka ya Nyamirundi Constant, baba bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo, ko twishimiye kuzabana nabo muri icyo gikorwa kugira ngo kizarusheho kugenda neza. Kandi ndagira ngo nanone mbonereho gushimira abafatanyabikorwa bacu uburyo bakira neza ibikorwa by'umurimo w'Imana dukorana, bakabigiramo uruhare. Nayo mpamvu rero uyu mwanya nanone ngufashe mbashima cyane bikuye ku mutima. Imana ibaho umugisha. Reka rero nsoze mvuga nti korari abahamya ba Yesu, nk'uko itorero rya Nyamirundi ryabisabye itorero ryacu rya Muhima ko twazafatanya nabo muri iki gikorwa muri gahunda yo guhimbaza Imana, akaba ari nayo mpamvu twifuza yuko n'abagenzi bacu abafatanyabikorwa bacu bazaba bari kumwe natwe. Reka rero nshime cyane ubuyobozi bwa Nyamirundi buhagarariye iki gikorwa ko bifuje yuko cyatwegera hano mu mujyi wa Kigali kugira ngo byorohere abantu bose, kugira ngo kizarusheho kugenda neza. Reka rero buri wese azakibonemo. Namwe abanyamakuru ndaboneraho kubashimira cyane uburyo ibikorwa by'ivugabutumwa mudufasha kugira ngo bibashe kugera kure. Imana ibaho umugisha. Turabashimiye cyane, murakoze. Elda, message yihariye ku bantu bari muri diaspora kuri kino gikorwa. Murakoze. Nk'uko mubivuze kuri diaspora
hari uburyo twateguye kugira ngo nabo bazakurikirane iki gikorwa live, kandi benshi bamaze kudukonfirima ko bazagikurikirana. Ubwo n'ubuhe buryo wababwira? Ni kuri YouTube channel? Dufite YouTube channel ya Nyamirundi. Uwo munsi izabiri live. Ubwo ni Nyamirundi SDA Church? SDA Church, yes. Uwo munsi kuri ayo masaha izabiri live. Abantu bose diaspora aho baba bari mu bihugu bitandukanye, yewe twanashyizeho n'abandi usibye itsinda rizava Nyamirundi rizaza, ariko hari n'uburyo buteganijwe. Hari ahantu hegereye, hari ishuri ryacu ry'Inyamirundi, abatazaba bashoboye kuza hano i Kigali nabo bazaba bari kubikurikirana biri kuva. Tukaba rero tuboneyeho umwanya noneho abari mu gihugu mu Rwanda mwese abazashobora mwese turabararikira kuzaza tugafatanya kwishimira iki gikorwa dutangiye, kandi twishimira gufatanya kugira ngo tuzakigeze ku musozo. Turashimira n'abandi bose bagize iki gikorwa cyane cyane mwebwe abanyamakuru, mpereye kuri aba bahagarariye amakorari bigomwe uyu mwanya wabo bakaza kugira ngo dufatanye kugira ngo dukore iki gikorwa cyo kumenyekanisha iyi gahunda ya Haguruka twubake inzu y'Imana i Nyamirundi. Mwebwe mu bahagarariye mutubwirire na korari ko tuzishimira cyane uburyo zemeye kuza kwifatanya natwe kugira ngo twubake inzu y'Imana. Mudushimire n'amatorero yanyu yemeye ko amakorari murimo, amakorari yanyu yazaza kugira ngo aze muri iki giterane dufatanye uyu murimo w'Imana twahamagariwe. Hari i Nyamirundi bagira slogan nziza cyane, rimwe na mwenyuza Imana ikwishimira. Nimuze rero dutanga inkunga yacu, Imana itumwenyurire. Amen. Murabyumva rero, niba itumwenyuriye n'imigisha izayiduhundagazaho. Kaba rero nta numwe wakwishimira kubura kuri iyo migisha Imana yaduteganirije kubera iki gikorwa cyahaguruka ubake inzu y'Uwiteka i Nyamirundi. Turabashimiye rero kubana namwe muri iki gikorwa. Imana ibishimire, ibaho umugisha. Murakoze cyane, mumfashe dushimire cyane Elda Emmanuel Muragijimana wari uyoboye iki kiganiro. Dushimire kandi Bena Ishimwe, umuririmbyi muri korali Abahamya ba Yesu, n'Itegeka Eliezer wahagarariye umuyobozi wa korali Abahamya ba Yesu, Claude Mugiraneza uhagarariye korali Inyenyeri z'Ijuru, ndetse na Festus uhagarariye korali Messengers, ndetse kandi akaba ari wavukiye i Nyamirundi. Haguruka twubaka inzu y'Uwiteka Nyamirundi concert ku itariki ya 9 z'ukwa 8 2025 kuva ku isaha 7 z'amanywa ku itorero ry'Abadventiste munsi wa karindwi rya Kigali Bayingo Church Remera, aho hari korali Abahamya ba Yesu Family Choir, Abahamya ba Yesu Family Choir ku Muhima, Messengers yo kuri Eglise Francophone de Kigali, Umusamariya mwiza y'Inyamirambo nta wayihagarariye ariko nayo irahari rwose imeze neza, bazaza baririmbe korali y'Inyamirambo, ndetse n'Inyenyeri z'Ijuru korali y'Imahembe mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Ni igitaramo rero rurakurikira nkuko barabikubwiye mu buryo bw'ikoranabuhanga, abandi kandi bakazaba bahari kuzinduka n'iryo banga ryo kuryoherwa n'iki gitaramo. Mwabonye n'uburyo bw'ikoranabuhanga mushobora gutangamo inkunga kugira ngo aho waba uri hose nawe ugira uruhare mu kubaka inzu y'Imana. Reka nshimire kandi abanyamakuru bagenzi banjye, Umurinzi TV, Rihoteli twari kumwe, akaba n'umukuru w'itorero i Nyamirambo, Gospel News by Florent Dutier, Inyenyeri TV Show, Odette, Kwiringira TV, Theophile, ndetse namwe mwadukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Turabashimye cyane, Imana ibaha umugisha. Rendez-vous ni ku itariki ya 9
z'ukwezi kwa munani 2025 azaba ari ku isabato Kigali Bilingual Church. Uzazinduke dutaramira Imana, ufite sima uzayizane, ufite ibati uzarizane, ufite idirishya, ufite urugi, icyo ufite cyose Uwiteka uko umutima wawe bikunze kandi bishoboye uzagikore, maze tuzashima Imana ubwo tuzatubarizwa dusengera muri no nzu y'Imana ya Nyamirundi, nawe warabigizemo uruhare. Nanjye rero wayoboye ikiganiro nitwa Celestin Habimana, reka dusoza n'undi dusabe Eliyezeri adusengere, twiragize Imana tuyisaba kugira ngo nibisigaye izabituyoboremo. Reka nsabe Data wa twese uri mu ijuru, bana bawe turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Ni wowe watubashishije gutambutsa iki kiganiro tumenyekanisha igikorwa cy'umurimo wawe cy'ivugabutumwa, aho abana bawe dushishikajwe no kugira ngo inzu yo gusengerwamo n'abana bawe y'itorero rya Nyamirundi hariya mu karere ka Nyamasheke, kugira ngo uzabe ari wowe uyiyoborera, uzabe ari wowe ubana natwe muri kiriya gikorwa, kugira ngo nikijya ku musozo neza tuzashima izina ryawe. Reka rero uyu mwanya tukwereke abavandimwe n'inshuti bakomeje gukurikirana iki kiganiro twari turimo, kandi tunagusaba kugira ngo ubatere umwete bazaboneke muri kiriya gikorwa, kugira ngo twese tuzishimire imirimo uzagikoreramo, bityo uzaba ari uhabwa icyubahiro. Ngaho rero uyu mwanya ukomeje gusabira buri wese ugukunda, kugira ngo umuhe kwizera no kwiringira, kuko ari wowe Imana y'ukuri, ari wowe wenyine twese dukwiriye guhanga amaso, kandi ukanadukoresha imirimo myiza. Tubisabye Imana kandi twizeye ko tubihawe mu izina rya Yesu. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.